oya umva bro burya biterwa n'ukuntu umuntu aba yaramutse mood arimo wenda mood naramukanye ni urukundo nyine ni romantic. Dani utambwira ko ukomeje gukunda Reyo riga izina rye ndacyaryibuka ahubwo uranyibukije ko mu gitondo yampamagaye turavugana newana numva muri ngewe ndumva ntazi ukuntu umeze kabisa numva kantu k'akanyamuneza numva nahita mubona ku kanya ariko Dani tureke guca ku ruhande tureke to be clear tuvugisha ukuri to be honest man ukunda umukobwa utazi Raisa. Yani oy. Bimeze biteze. Niki? Bimeze bite? Rayi ni ibiki byakubaye? Rayi bagutenda nkandi. Hari ikibazo se kari umugabo wanjye wayinteye? Ngo iki? Kari umugabo wanjye wayinteye hari ikibazo. Washatse umugabo ntiwambwira? Eya. Yakitanishize utaza hano byabayemo ni byinshi cyane. Hari byinshi cyane utazi. Imyaka 5 ni myinshi. Rayi ntabwo wabimura. Nese kuryo basutanamamagara ngo mbwire. Awi. Nese umugabo wawe ninde ari hehe? Ari mu nzu ahubwo agiye ari kwitegura agiye kuberekeza tugiye kwa muganga kwipimisha. Ese Shari ntabwo urasoza guhanagura izo nkweto ra?
Musa. It's okay, nakubonye. Bro, I'm sorry man. Bijya byanga kabisa nkumva meze nabi gusa I'm sorry. Dani umeze neza? Wapi ntago meze neza. Mfite stress tu. Ako ubundi Musa kucyunywa itabi. Bro, nanjye sinzi kabisa. Gusa akenshi iyo mfite stress gerageza kunywa agafege bingabanyiriza stress bya hato. By'igihe gito kabisa. Sure. Yeah. Nanjye se wampaye. Dani, wowe unywa ifege? Bro, ufite ibihe bibazo bituma ushaka kunywa itabi mani? Musa njye mfite ibibazo gusa sinzi aho biri guturuka kabisa. Ni mu kazi se? Oya. Agari mu kazi. Dani, urabizi turi inshuti. Urabizi turi inshuti mu buryo bwose bushoboka. Tubana no mu nzu. Ikirenze n'ibyo turi n'abavandimwe. Bro, ndi mu bantu ba mbere bagomba kumenya ikibazo ufite. Ba open umbwiza ukuri. Bro, byagenze bite? Nyine kuva ejo ndi guhamagara Leya. Ntago ari kunyitaba, ntago nzi ngo afite ikihe kibazo. Nimba ari kwanga kunyitaba ku bushake bwe, hari kugeza akanankupa. Mbese biba byancanze nyine. Bro, ziki ibintu nabifataga nka joke. Ubu koko ukunda umukobwa utazi isura y'utazi n'ifoto ye. Ase byo uri kumbwira urumva biri bumarire. Okay. Kankwereka ikintu ngiye kugufasha. Bro, uwo mukobwa sinzi nimba ari umukobwa, sinzi nimba ari n'umugore, ngiye kugufasha kumumenya. Ukunda umuntu umuzi man. Okay, reka nkwereke mpa nimero ye. Se Teddy niwambwiraga ko ugiye kureba wa mushuti wawe? N'ubundi ni wanjye. Chaye uri kwimeza neza wagira ngo hari agasore kagutere tugiye kureba wallahi. Azajya umenya ko ndi umukobwa. Ugomba kugenda rimejeje neza cyane ko ntazomba ndi bure nawe. Shaka kubona uri mu rugo umeze neza gutya cyangwa ufite ahantu ugiye. Ntabwo yakubona uri mu bigaraje wisiza amavuta y'imodoka wambaye bya bisarube tuzi ukuntu ubusa. Nta n'umuhungu wagusuhuza cyangwa kubaza izina wallahi. Ase mwana wundi Teddy. Ubona kugenda ukajya mu kazi ukansiga hano kandi ari ngiye umuhungu ubona ibyo binari sawa wanshakiye akarakara mu igaraje ry'iwanyu yangenda ngakora. Ase weho ushaka ko mujyana mu igaraje ntiwigeze wiga gukora imodoka. Ubu urumva namujyanye gukora iki koko? Weho banza wige numara kubyiga uzaze ubone gukora. Naho ubundi nzakomeza ngufasha nkamubyara wanjye nta kibazo. Asubwo ubona imyaka ndimo ari yo kwiga mwa. Umva reka nigendere ahubwo uze kwiruka ntugende ntari naze kuko ntabwo ndi butinde sibyo? Ahubwo uze kunsuriza ka kana kare yanda nagakumbuye. Umbuye kwikinana ko nabonye we ntazi ibyawe. Aha sawa.
Yo. Isawa mwana. Asha amakuru ni meza mwana. N'akazi se ko kabonetse ugira ngo mwana si bimeze neza ahubwo. Reka ntago nanjye nkiba ku ndege unsigaye nifitiye akazi. Ni ikiraka se kirimo akantu mwana? Mvasha niba harimo akantu surumva nabura kugikora ahubwo we mbwira nyine. Ahubwo se waje ukandeba nyine ukabimbwiraho neza mu rugo. Ngenda kurangira ushaka umotari muyobore nyine nta mayobera ari mu itungeraho tubivuganeho neza. Sana ari umusaza. Reba kuki uri kwanga kunyitaho kandi mbona ufite telefone. Hase rero. Ubu koko kwiyangiza gutya uri kubona biri bigufasha iki koko? Ufite ikihe kibazo? Reba, niba ndi inshuti yawe ntabwo wambwira ikibazo ufite. Iyo ntabwo namwe nshaka kuvugisha. Okay. Ndabizi ufite ibibazo byinshi pe. Bijyanye n'ahahise hawe. Ariko rero ntabwo uyu Mureya ari we nsanzwe nzi. What happened? Tudi, nakubwiye nta muntu njye nshaka kuvugisha. Njye rero ugomba kumvugisha. What happened? Ntabwo ari Mureya nsanzwe nzi. Tudi, shize icyo kingana iki njye nawe tuziranye? Hashize nk'imyaka 4 cyangwa 3. Ese nigeze nkubwira ko mfite murumuna wanjye? Warabimbwiye. None se umuntu afite aho ahuriye n'ibibazo biri kukubaho? Maybe. Okay. Mfite umwanya uhagije tuza nsobanura ikibazo ufite. Ndayisa, ukeneye kwiga ukanangiza. Ikindi kandi papa nawe akeneye kuvuzwa. Rero ibyo byose njye nindamuka ngumye aha ngaha ntabwo bizakorwa. Urabizi neza ko nasezeranije papa ko ngomba kumuvuza. None se ninguma aha ngaha urabona bizagenda bite? Urabona ko nzabikora nkabibasha? Ntabwo kuba ngiye kugusiga aha ngaha rwose ari kukwanga. Sibyo? Ikindi kandi ntugire ikibazo, ndabizi neza ko Jimmy azagufasha kwita kuri papa. Nanjye kandi buri vacancy nzajya ngerageza nkuvugishe. Niba na ngombwa mbibashije nze nkureba. Ndakwinginze. Nikomeza kundakara. Ikibazo ntabwo ari njye. Nanjye ubwanjye maze gukura. Nakura ngashaka n'ayo mafaranga nkabaho. Ushaka udusigare ba papa. Sereka nkubaza.
urajya i Kigali uraba ugiye kureba yondi. I Kigali nta muryango tuhafite, nta famiye ihaba. Urajya i Kigali uraba kwande koko mu by'ukuri Leya. Mbabarira umbwize ukuri pe. Ibyo ntugire ikibazo. Udufaranga duke mfite ahari twamfasha gutangira ubuzima. Ibyo biri rwose ntugire ikibazo. Ndakwinginze. Subureya. Uramutse ugiye i Kigali bakagutera inda koko. Kandi abasore b'i Kigali njya mbumva ntabwo baba ari shyashya pe. Leya ntabwo mbyishimiye ngiye ko wagira i Kigali n'ukuri. Please. Mbabwiza ukuri abasore b'i Kigali banshukisha iki niki cyatuma bamfatisha gutyo kugeza banyarinda. Uzi n'ibibazo twahuye nabyo nyuma y'uko mama apfuye, papa akarwara, bagashaka kudufatirana ariko twarabananiye. Ngize ukuri umbwira ikintu bamfatisha kirenze ibyo nahuye nabyo ahangaha. Ntugire ikibazo rwose. Ntabwo ndi umwana kugeza kuri urwo rwego. Sibyo? Leya. Iyo nkuru Jimmy ayimenye, Jimmy yahita yipfira. Byonyine noneho papa. Nta kuntu yimereye, kunarembye, kunameze. Papa iyo nkuru imugezeho yahita kuguka burundu. Pe nakubeshye. Ibyo tubyare. Ese Leya, kumbe wari ufite umukunzi mu cyaro ntiyongere? Teddy, story y'ubuzima bwanjye ni ndende. Ahubwo nari kukubwira ibyanyu byose rwose. Oh my god. Uzi ko nari nzi ko tuziranye neza? Kumbi uzi ko nanakuzi? Teddy, watse nkajya kuruhuka kuko ntabwo nshaka kuganira nawe ibyo bintu. Oya. Tubiganire. Ese undire ubwo uriya papa we yani wagize ibanga. Ubu udashaka kuvuga. Nanjye nkaba narakwihoreye. Ubundi ubwo bwose ashobora kuba ari uwo Jimmy akaba ari papa we yani. Niba yigeze inshuti yanjye koko. Sinzi igihe na rimwe nongera kumubaza icyo kibazo kujyanye na papa yani. Uri kumva? Okay. Ndi kubona n'ubundi ugikeneye kuba wenyine kanigendere gusa. Mbabarire ungitabe ninguhamagara. Kuko nahangayitse cyane wanze kunyitaba. Habitaro ufite se basi ngo bitsigire. Ushaka iki? Ushaka iki kugura inzoga? Se ni ngo ngicyo nyakeneye. Ntabwo ari ngombwa ngo nkubwire impamvu nyakeneye. Niba yafite waye makunda yakeneye please. Ese ubundi rero yarandira dora mwishyuye. Mva nkubwire. Nundi byihuse se niba utari wamwishyuye. Ahubwo wabayije mu rugo tukaba turi kubana. Ukarika nyine bikakurinda stress. Niba ukaza mu rugo tukaba turi kubana byaba bikurinze aya mayoga wirirwa unywa gutaha amajoro bara abasore utahana nabo. Niba ari ikibazo cy'amafaranga y'ishuri yaye ni nagufasha kuyashaka nta kibazo. Teddy, ntabwo nshaka kuva muri iyi nzu pe. Cyakoze wenda naza tukaba tubanye by'iminsi mike kugira ngo nduhuke mu mutwe. Ariko nakubeshye inzu ntabwo nshaka kuyiba. Reba bino bicupa byose. Ntanetse ko wagira ngo umubyeyi wanjye. Ariko ntukajya ubona niba hari ikintu kimbabaza nukubona ibi bintu ndebera umuntu w'umukobwa. Okay. Asere wawe ujye wibaha. Rwose mbabarira sinzongera kubona ukira bino bintu ku munwa igihe cyose ndi kumwe nawe. Okay, my responsible. Ngaho kugenda basi nawe natandukanye bafite. Kana yakubwiye nyine kuruhuka. Sari hungu. Tere cyangwa musaba. Ureze bite mwana? Usigaye ungana.
ewana kabisa sha burya ko ubuzima buhinduka none se sha ko umuntu usigaye uba mu nzu nziza hano usigaye wase rega mwari mwana igira ikigahindura amateka ibintu bigakunda ikagukura ku rwego rumwe igushyira ku rundi nkuko nawe byagenze nyine ariko nyine ntago ndishatse uzi ko nitwa sari ngusa ase ntabwo ujya uhinduka uracyagera za burage nk'iza kera se wabikora hehe wowe cyangwa ugira ngo akazi ukora ndakayobewe ubundi isura akagira rega ntago kera ari ubu mwana ibintu bijya bihinduka ntago kera ari ubu rwose aha ni iwanjye akazi kumba nkafite none se waba hano hantu udagira akazi nyine ntago wicara ariko urashakira iki se mwana kutasangiza kubyo reka nkubwire vuba mwana ndashaka no kwihuta hari utuboro ngiye kujyamo hano mfite nimero nshaka kuguha ukangerageza ukamenya nyiri iyo nimero ukashaka ahantu aba ukahamenya ndetse ukamara amafoto ye ibyo gusa ndabizi ntabwo bigoye cyane nanjye nabikora nuko mba mfite utundi tuntu ndi kwirukankamo nkavuga nk'umuntu twahasorenganye kera reka ndebe ko ako kara kakuramo uduceri dukeya uwo muntu se ko numva uri kumushaka cyane yaba yarakwibye ariko izo nimero kwanza ambwe nimero aho ubundi nshaka hashize iminsi muvana kabisa niba ari ingurube izi izo ngizo kabisa mwana reka nkubwire uwo ngo ndaramukugishije mwana bikurikira reka kabisa ngiye kwandikaho ngo ushakishwa ushobora kabisa ubikore nk'akazi ibindi byo uzabimba ahubwo se urahamangara rero Teddy Suza Mwiriwe neza Dani. Mwiriwe na mahoro se ko kuva ejo nawe nabuze kuri telefone. Sha na mahoro gusa hari utuntu narindimo ariko twatumaga ntayifata ariko ubu nahugutse none nta kibazo twavugana. Imana ishimwe ubwo ari amahoro. None se namwe ni amahoro? Usibye ko mbashaka kuvugisha ariko cyane cyane mba numva nakubona ariko nanjye nta mahoro nta kibazo. Natwe nta mahoro nta kibazo ariko hari ibibazo by'amafaranga nari mfite ari nabyo byari nari maze iminsi nirukamo kugeza n'isaha ntabwo birakemuka ahubwo ahari mbonye inkunga y'amasengesho yanyu byamfasha
ayo mafaranga nkayabona biciye mu masengesho yanyu. Ega burya bwose nubwo dusenga ntabwo ibibazo byose bikemurwa no gusenga, cyane cyane nk'ibyo bibazo by'amafaranga hari igihe wiyambaza inshuti bakaba bagufasha. Nakumva ntagize ariko hari igihe byanga neza neza. Ubwo se nanjye wangezeho birangara cyangwa nuko tutari inshuti? Oya si ibyo pe, si ibyo, ahubwo nyine nk'umuntu tutaranahura mba numva ntapfa guhita nguterera ibibazo byanjye gutyo. Urawesha ukuntu twabonana hano ibibazo tudufaranga twose ntago nabura ukuntu nabigufashamo. Dani ni ukuri urakoze cyane. None se ubwo turahura ryari ngo tubiganire? Uyu munsi ndahuze cyane ariko ejo ubaye ufite akanya twabonana nta kibazo. None se niba ntakugoye warebye ukuntu wanyohereza agafoto kawe kuri WhatsApp? Sorry nta WhatsApp mfite aka kanya ariko ndumva ikiza kurushaho n'ubundi wakihangana ukazambona ejo ugifite amatsiko nk'ayo nanjye mfite. Nta kibazo rwose. Yego. Shana kwihangana rero dore musanze ntabyo kubakiriza twari dufite. Oya nta kibazo. Wumvise ko nihutaga nuko nari nje kureba Sarihungu hano gatoya. Ese ubundi Sarihungu muziranye? Sarihungu tuziranye kera twese twahuraga hariya mu mujyi mwitaho turi gushakisha amafaranga. Shatse Sarihungu ukuntu muri iyi minsi yabaye umunebwe ugira ngo aracyaze gushakisha. Ahubwo se mva mubwire. Wamunshakiye akazi akajya gukora n'ubundi ko ibyo ari byo byose atazakomeza yirwa yicaye ahangaha. Nkabonye nakubwira ukamubwira. Shana ukuri pe wabukoze cyane. Mukubwire se gusa oya nihore nta kibazo ndaza kumuvugisha kuri telefone ko ufite nimero yose nta kibazo. Nta kibazo. Ahubwo se musa. Dani muracyabana? Turabana kubera iki se? Mpamvu nayo mbikohereje gushize ntabwo nigeze mubona ku rusengero. Rero nari natekereje ko burashobora kuba hari ahantu yagiye. Shase Dani ko afite umukobwa amwisarije ugira ngo ibyo by'insengero no gusenga aracyariho umwanya muzashiduka yanabishengutsemo ahubwo. Ubwo mukobwa ninde? Ushaka kumumenya se? Mama. Okay. Urakoze cyane rero. Hari utuntu ngiye kugura ndashaka yuko uza kumura kiriya cyumba cy'abashyitsi ku buryo Reya ashobora kuza kurara ahangaha. Reya se nawe Kigali iramunaniye ngo yaje gusaba icumbi hano. Shaka umuhungu ugira ibigambo. Wagiye wituriza Teddy mwene mama. Mani Kigali ntabwo iba yoroshye hari igihe bijya byanga zundi we ntabwo biza hari igihe byanga bikaba ngombwa ko witabaza inshuti n'abavandimwe bakakugoboka. Mbese ubundi urarinda undushya ibyo by'amasuku mwagiye murarana muri kiriya cyawe ubundi hari umugabo ugira murarana. Nese kiriya cyumba cy'abashyitsi kimaze iki? Ubu ni se we yukoreye afite umwana? Harya ubwo nawe bagomba kuzana. None ubwo uri kumva yamusiga? Naribye. Kariya kana ke kananyemera kubwo nta rungu nzagera tuzatwikinira. Ujye unyobera nawe. Harimo ndaza kubikora. Kanigendere. Nanjye ariko hari ahantu ushaka kujya. Teddy wabanje ukaniza phone sana umuntu ushaka guhamagara. Mbere yo kugenda. Nese uko nshaka kugenda kuko ntabwo uri buntinze. Ntabwo mutinze. Njye nta mayinite ari. Akiragira vuba iminota 2 cyari kamuhite. Ndakuzi nigenda urahita uhera nagira vuba natinze. Kira akera kambe mwihoreye. Nari.
sawa uze kwibuka nyine kiriya cyumba gikora hakiri kare. Hari ndabikora. We Musa. Yego sariho. Uyu mukobwa muramushakira amahoro cyangwa ni amahane? Ese mwana ukuntu nzi njye hari umuntu nagirira nabi koko? Nyambasha, njye subizi ko ntajya nkina n'akazi se. Ubu tayari namaze ari ubundi ni wowe umushaka cyangwa Mani hari umucuti wanjye ushaka kumubona gusa. Ahubwo uhise umubona. Ubwo rero tayari njye nta mikino ngirana n'akazi, njye nkina n'umushahara. Ayanjye bwira uwo muntu muyashyire ku idirishya. Niba mubishaka mumbwira ubwo mbaye n'amafoto ye namubonye.